Haleluya. Amen. Reka dusenge. Turagushimira Imana nziza, turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda none ukatugejeje muri aka kanya mwami. Icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye umwanya mwiza tujya kugira ahangaha n'abazatwumva bose mwami. Reka ibyo tujya kuvugira ahangaha bibe by'umumaro, bigire abo byubaka, kandi ujye urushaho no kutuyobora, kudukomeza mu rugendo turimo. Mwami mwiza, turagushimiye kuri mu ruhande rwacu ndetse n'urw'abari twumva bose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Muraho neza. Muraho neza. Yesu Kristo ashimwe. Yesu Kristo ahimbazwe. Amen. So turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nanone kuri uyu munsi, muri iki gitondo, muri aya manywa, muri uyu mugoroba, igihe icyo ari cyo cyose ubashije kubonera kino kiganiro, turagusuhuje cyane ngo amahoro ya Yesu Kristo abane nawe. Amen. Twaje nanone. Twaje mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka dukomeze tubashimire ko mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, abari hafi, abari kure, bose turabashimira ko mu Rwanda turabizi ko abanyarwanda ni benshi cyane. Kenya, abantu bo muri Kenya baradukunda cyane. Kenya, we love you so much. Tanzania, DRC, Burundi, Uganda. Ejo bundi abantu bari Uganda baravuze ngo natwe mwatwibagiwe. Ibihugu bidukikije byose turabasuje cyane. Dusuje abantu kandi bari muri Amerika. Muri Amerika hari abantu benshi badukurikira. Dusuje abantu bari mu mugabane wose wa Amerika, Canada, Europe, Belgium, France, za Sweden, hose hari abantu inshuti zacu. Abantu bari Aziya, hari abantu bari muri Korea. Hari n'umuntu wanyandikije ubundi uri mu Buhinde. Ngo muzaza mu Buhinde ryari? Ubuhinde turasuje, China, abantu mpande zose z'isi. Ubwo hari ahandi nibagiwe, Australia, n'ahandi hose dushobora kutibuka, n'ahandi hose atari ku isi. Bose turabasuhuje kandi turabashimiye. Dusuje n'abamarayika. Turabashimiye cyane kandi nanone tubahaye ikaze kuri ino YouTube channel yacu kandi yanyu. Dusangaho ibintu byinshi bishobora gufasha umukristo mu buzima busanzwe, mu buzima bwa gikristo, kubaho mu buzima nyine bwejejwe, bukunda Imana, bubana n'Imana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twagarutse kuganira nanone. Ubushize hari ibyo twari twasize. Anyway, ndanagushimira nawe. Ntabwo nari nkwibagiwe. Ndagushimira ko waje ubushize ukaba wemeye no kuzana none. Nzajya nanagaruka. Sinabyemeye. Wakoze cyane kuza. Ubushize rero hari ibintu twari twasize tuvuzeho, turavuga ngo tuzabivugaho neza. Bivugaho tugarutse. Ndumva ari nkabyo twaheraho. Ariko ikintu nyamukuru nka topic tugiye kuvugaho ni ukubaho ubuzima bwera muri fiançailles. Niba mbivuze neza. Kubaho ubuzima bwera, bwejejwe cyangwa se bwa gikristo muri fiançailles. Nimwegere hino abakobwa ba Yesu n'abahungu ba Yesu. Nimwegere hino turebere hamwe uburyo urwo rugendo twarugendanamo neza n'Imana wera, bikakurinda, bikazana kurinda no mu rugo rwawe. Ubushize urumva hari abantu bari babitubajije. Nimutubwire uburyo mwarinze mujya kubana mutarasurana. Kubera ko n'ubundi nkeka ko babyumvisha ko hari aho twigeze tubivuga. hakaba hari n'undi muntu wateye comment naramubonye
aravuga ngo ariko se ngo hanyuma se ngo cyagiye ngo akuzanira imbuto. Noneho nanjye mpita muri purayinga ndamubwira ngo none se urabizi ko yazihagejeje. Ariko ubwo ntabwo abizi, akeneye kubimenya. Dutangira gukundana nyine tubyinjiramo nyine fiyansaye muri rusange. Hanyuma nsanga ufite amahame yawe, nanjye mfite ayanjye, tunyuriremo. Ayawe yari ayahe? Ayanjye irya mbere nyamukuru ryari iryo kutazambwira ngo ninjye nze kugusura ngo muri geto. Iryo ni ryo hame ryari irya mbere. Irya kabiri ubwo sese nyavuge yose reka tuvuge iryo ngiryo, reka tuganire kuri iryo ngiryo. Kutansura muri geto, nanjye wibuke neza, hari ahantu nakubwiye nti rero tuzagira kuko nabibonaga mu isi y'umwuka, nabibonaga nkavuga tuzagira abantu benshi bazatureberaho, sibyo, bazadufatiraho nk'icyitegererezo. Ntabwo dukwiye umuntu atanga icyo afite, so ntabwo tuzabaha ibintu birimo akadeshi, birimo ikizinga, sibyo. So tuzabaha ibintu byuzuye, sibyo, abazadufatiraho icyitegererezo, abazatubona bakajya bavuga turiya muryango ni mwiza. Ntabwo dushaka ko hari aho cyajya tubiganira nyine, ntabwo dushaka ko hari aho tuzagera ngo tujye tuvuga ngo nubwo abantu ariko batubona ko tumeze neza, ariko cyajya hari ukuntu byagenze, tugasigaranamo akantu kumva ko hari ibyo tutagikoze neza, tukakabika twebwe nyine, abandi ntibakamenye, ariko twebwe tukaba tuzi ko imitima yacu ikahora ikibutsa ko hari ibintu tutakiranutseho. Muri uko rero kubigira gutyo, hari harimo nyine uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ntazansura, turakijijwe, ndetse turumva ko turimo neza, ndetse ushobora no kumva hari ukuntu wiyizeye, ariko we never know, sibyo, we never know, kuko turi abantu nabwo ntitukajya tubyibagirwa, sibyo, turi abantu. Njyewe nkiri n'umusore, buriya nkiri umusore nagiraga amahame menshi cyane ajyanye n'ibintu nyine by'abakobwa. Icya mbere, ntabwo najyaga njya ahantu ngo nsuzanye n'abantu dusomana, bya bindi aya numvaga ari umwanda kabisa. So cyangwa se ngo njya ahantu mvugishe ngo abakobwa benshi, mvugiye ku rusengero, urumva umuntu ukureba, sibyo, umuntu ukureba, tuvuge ngiye kuririmba ahantu, ni ku rusengero runaka rw'abandi rutari n'urw'iwacu, noneho nidusohoka babona indi mu dukobwa aho ngaho turimo turaganira, uyu nguyu turaganira, nabo twabaga twajyanye kuririmba, nangaga ko batubona turi kuvugana nyine biri deep, kuko ukubonye hari igihe atabona ibyo ngibyo, akakeka ibindi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu ivugabutumwa, ugiye gukora umurimo w'Imana, hari utuntu twinshi nyuma y'uko uririmba cyangwa se mbere y'uko uririmbye ngo abantu bumve ubutumwa bwiza mu ndirimbo, hari n'izindi mbuto ugomba kuba weze cyangwa se ugomba kwera kugira ngo ziherekeze n'ubwo butumwa bwiza wavuze, kandi nabyo ubwabyo bivuga ubutumwa, kuko abantu baba bakureba. Nk'ubu ngewe hari akantu nibutse, umunsi umwe twigeze kujya kuririmba ahantu turi kumwe, duhurirayo n'undi muntu nawe waje kuririmba, urumva, turaririmba, turasoza, turarangiza, turasohoka. What happened? Dusohotse mu gihe turi aho hafi nyine, ngiye kubona mbona hari agakundi bari kuyambirana, nyine ubona abakobwa n'abasore.
kandi nyine ukabona nyine bihise bisiga nk'akantu k'akadeshi ku ivugabutumwa bakoze katari keza. Wenda tuvuge ko si icyaha bakoze, si ikintu kibi, ni ugusabana na bene so. Mushobora gusabana mu buryo bwiza, mukaganira, wenda mugasuhuzanya, ugakomeza mufite n'uburyo muzakomeza mugenda muvugana. Ariko iyo umuntu abibonye akabona isura si nziza, bisiga akadeshi ku butumwa bwiza bagiye kuvuga. ni nk'ibyo wirindaga. ni ibyo ngibyo rero nirindaga pe. So noneho nkanavuga nti urumva njyewe umupapa wandeze mu buryo bw'umwuka yigeze ambwira amagambo abiri kandi nyagenderaho pe. Ndi umusore mu gihe cyo gukorera Imana, urumva ndahagurutse mfite imbaraga nyinshi, ndi kumva umwuka kabisa ari kubinyinjizamo cyane, impano iraka. So aranyicaza, ambwira amagambo abiri yose ari muri Bibiliya. Aravuga ngo ijambo rya mbere riravuga ngo muhunge irari rya gisore, irindi rikavuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Urikumva? Noneho my friend icyo gihe ambwira nyine ijambo rikomeye cyane mu aho ngaho. Aravuga ati ni amagambo abiri, ariko Imana itubwira ko tuzarwanya Satani akaduhunga, ariko yagera ku irari ikatubwira ngo muhunge irari rya gisore, run away. Uri kubyumva? Ntago irari rya gisore, irari rya gisore uraryumva nyine ni irari ry'umubiri w'umuntu. Ntago iryo ngiryo uhagarara ngo muhangane. Urumva irari rikomeye cyane kurusha Satani. Uri kubyumva icyo kintu? Ndakabika ndavuga nti ibi bintu birakomeye cyane. Kuva icyo gihe rero mbigendera, ndavuga nti ni ukurwana na Satani, ariko nagera ku irari sinamenya ngo n'umukobwa wenda ni iki kimugenza, sinamenya nidutindana biri buze kugenda gute. Urikumva? Ndavuga nti rero marazima ko twizeranye ko dukijijwe, ariko tugomba no kwirinda muri fiyansaye yacu. Kandi papa si yari iyo ngiyo yo kumva ko maybe twaravuga maybe ubu ngubu wenda byabaye impamo, hari abantu benshi badufata nk'icyitegererezo, bavuga no mu makomenti urabibona. Ariko icyo gihe numva twaravuga ati maybe birashoboka ko hari abantu bashobora kuzadufata nk'icyitegererezo, tukaba urugo rw'icyitegererezo. Icyo gihe rero ntibazaba ari abantu turi guhereza ibintu twebwe tutabayemo, sibyo? Dukomeze tubabwira utuntu twiza, ariko twebwe twarabikoreyemo amafuti. So muri ayo manyanga rero twirindaga, twagendaga kuri bya jambo run away. Uri kubyumva? So rero Imana iradufasha kandi tubigeraho. So noneho hanyuma ni gute rero wanzaniye imbuto ndwaye? Urakumva? Hanyuma ntuzigeze wacu, ntuzigeze mu rugo wacu. Dushobora kuba twarabivuze, ariko yararwaye nk'uko abivuze. Turi abafiyanse twenda kubana, n'amayimvitasiyo yarasohotse, baratwerekanye mu rusengero, ariko mu by'ukuri kubera iyo prinsipe, nubwo amayimvitasiyo yasohotse, nubwo batwerekanye mu rusengero, nubwo imiryango ibizi, nubwo bafashe irembo, ntago bimpa uburenganzira bwo kudahunga ryarari. So niyo mpamvu rero naguze imbuto rwose, umwana mwiza ndazigura, umuntu ugurira umufiyanse we, nzishyira mu maho ngomba kuzishyira, ndazitwara jugujugu ku Gisozi. Ngeze ku muhanda ndamuhamagara, anyoherereza umusore babanaga, umusore wamufashaga mu rugo, ndazimuhereza, nguma kuri moto yanjye, jugujugu insubiza Kimisagara.
jugujugu cy'imisagara iwacu ndataha, imbuto zakugezeho, waziriye, worohewe, wakize, Imana ishimwe. Amen. Amen. Anyway, njyewe numvaga wazihageza, ariko nyine urakanira kabisa. Narakaniye. Kandi mpora numva ndi proud yo kuba narabikoze, mpora numva mbyishimira, kubera yuko ndavuga nti you never know wenda iyo nzijyana. So inshuti zacu rero ni uko twatwayemo fiyansaye yacu mu buryo bwo kwera cyangwa se no gukipinga ubuhamya even kandi buriya dushobora no gusurana twebwe tugasurana kandi twese tukaba tuzi kwenda nta n'ikibazo biri butere, ariko umuntu uri bubone Dorcas asohotse muri ghetto y'abasore ntabwo tuzi ko ari bitekereza, sibyo? Ntituzi ngo uwo muntu aragenda atekereza ko nagiye nkicara wenda nkamusura tukaganira, ngahaguruka ngafata agasakoshi kanjye ngataha. Ntabwo tuzi niba ariko ari bubitekereze, ari bubyizere wenda ibyo bintu. Ejo araza kumbona ndi kudansa muri Hoziyana avuga ati uriya sinamubonye asohoka muri uriya sinamubonye. Usange ubutumwa bwiza ngiye kuvuga, cyangwa mbone bantumiye ku rusengero iwabo nagiye kuririmba, avuga ati bariya abantu bombi cya gihe batari abana bagikunda yasohokaga muri ghetto ye mu gitondo. Yego, ngaho nyumvira. Ugasanga nta cyaha twakoze, ko gusurana si icyaha, ariko byabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza. Yes. Byishe ubuhamya bwacu. Ntabwo nyine bigeze imbuto nziza zikwiriye abantu b'abakristo. Niki wabwira aba inkumi? Ikintu rero nababwira nyine ni ukwirinda, atari uko wenda utiyizeye, sibyo? Ushobora kuba wiyizeye, uri umukristo, uranakomeye, nta n'ikibazo ufite, utekereza ko nta n'ikintu byagutwara kuba wamusura, nta kibi mwakora, nta kibazo kirimo, ko gusurana si icyaha. Ariko nanone irinde ko umuntu uri bukubone biri butume agufata ukuntu kubi, umwerera imbuto mbi, sibyo? Ikindi nakubwira, bizakurinda, buriya kwirinda biruta kwivuza. Ikindi kandi buriya la majorite y'abantu bakora bene ayo makosa muri fiyansaye ntabwo baba babiteguye. niba abandi baba bagiye avuga ati ndumva ngewe nkomeye. Erega nta muntu wanga ibyiza ngo yicara avuga ati ngewe naririnze, nabaye intwari, ndinda nubaka urugo, ngewe n'umuntu twubakanye nta kosa dukoze, sibyo? Nta kosa dukoze, nta kosa tuguyemo. Nta muntu wanga kuzajya ahora abyibuka kw'icyo kintu yacyitwayemo neza. Ariko iyo wacyitwayemo nabi, mutima uhora ukwibutse, ugahora uvuga ati kuburiya iyo ntajyayo. Kandi nyine ugasanga wagiyeyo utabipanze, ugasanga se birakugwiriye. Ikindi kandi buriya spiritually uba iyo ukoze bene ayo makosa uba uri kubiraga ni ibintu by'imivumo ibigiye kugukurikirana no kugera ku bana uzabyara. Nibyo nendaga kuvuga. Ibyo bintu biragufasha no mu rugo uzubaka, bikazagufasha nk'uko wari ubivuze spiritually, bikazagufasha n'abana muzabyara, n'urugo uzubaka ukazajya uhora wumva nyine harimo ikirere cy'umwuka wera. Mu rukundo rwanyu hari ikirere cy'umwuka wera. Bya bindi bajya bavuga ngo imivumo ya karande buriya ntuzagire ngo ni hehe hahandi biva. Usanga bituruka nk'aho ngaho, ugasanga kubera ko utirinze mu busore bwawe waryamanaga n'uyu nguyu ukaryamana n'uyu, ugasanga nawe nujya kubyara uzabyara abana bazajya birirwa nabo muri ibyo ngibyo. Ushobora no kutabyara abana birirwa no muri ibyo ngibyo, ariko nawe ubuzima bwawe bukangirika, ugasanga uhora usibye ko nyine
nk'abantu b'abakristo twizera ko iyo wihannye ukemerera Kristo akakubabarira ibyo byaha ukamwemera nk'umwami n'umukiza, ibyo byaha arabikweza, bishobora no kutagukurikirana, ariko uko biri kose ntago uba umeze nk'umuntu wirinze 100%. sibyo? kuko icyaha uracyicuza uko byagenda kose, niyo wakwihagararaho ute umutima wawe urakigushinja kukubwira ati biriya bintu wakoze ntibyari ngombwa. Bitandukanye rero n'uwirinze mbere ntabikore, sibyo? Uwirinze mbere ntabikore, kandi burya nibyo nari ndimo kuvuga, n'urukundo rwanyu ikirere cyarwo gihora nyine gisa neza, muvuga muti mumeze neza, Imana yarakoze, Imana yaraturinze, ukubaka urugo rwiza rwubakiye ku mwami, ubukwe bwanyu bukabubwera. Birashoboka. Hari abantu hano uzabibona no muri comment, hari abantu bazi ko ibyo bintu bitakibaho, bitagishoboka. Ibi bintu byose byaranduye kubera iki? Ibintu byose mu byanduza birahari, biranashoboka ko hari abantu benshi bakora amakwe yera, hari abantu benshi abasore babanza kureba ngo abakobwa ngo babyara. Anyway, abasore cyane nitwe tubitera. Abasore mukijijwe, murekane n'ibintu byo guhamagara abakobwa ngo babasure. Ubundi nitwe tubitangira pe mu by'ukuri, ariko murekane no kubwira abakobwa ngo babasure, muharanire kwera muri fiançailles yanyu. Nawe ubwawe ujye wumva umutima wawe uri kwirata ko wabaye umwizerwa ku Mana mu gihe cya fiançailles. Ni igihe kitaba cyoroshye, kiba kigoye mu by'ukuri, ariko Imana niyo idushoboza. Ikintu ndashaka ko ubwira kuri abo bantu, ugira ikintu ubwira kuri abo bantu bumva yuko ibyo bintu bitagishoboka. Abantu bose ngo banduye, ngo utagishobora, ngo bidagishoboka ko abantu babiri babana batariyanduza, ngo ntibigishoboka, ngo ko oya, sibyo? Ugira ikintu ubwira abo bantu. Erega ni na bya bindi twavugaga ejo bundi, turi kuvuga ngo hari abantu bumva ko ngo bidashoboka, ngo ubona ngo kubona ngo umukobwa ngo wubashye Imana, ngo abakobwa ngo barabuze, ngo barashize, ngo abasore ngo barashize, ibintu nk'ibyo ngibyo barahari. N'ibyo ngibyo kandi nabyo nyine twavugaga birashoboka pe, birashoboka ko wabaho ukabaho ukaba umwizerwa mu gihe cya fiançailles, ukagera igihe ushaka. Abasore rwose birashoboka cyane, birashoboka ko wakubaha Imana, birashoboka ko wakubaha Imana ukaba umwizerwa, ukagera igihe Imana izaguteturura. uyu munsi rero nagushaka ko dutwara umwanya muremure. Ibyo ngibyo ntekereza ko umwuka wera w'Imana abiherekeza, bikagenda bigakora umurimo Imana ishaka ko bikora. Amen. So tubashimire rero, turabashimiye cyane kandi rwose turabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo mwirinde kandi muharanire kwera nk'abana b'Imana, nk'abakristo, kumva nk'abantu baniyubashye. Kwirinda biruta kwivuza. Nk'abantu baniyubashye, abantu bashaka kuzajya mu ijuru tukazajyana, urumva? Kandi ikindi nk'abantu dushaka kubaho ubuzima burimo amahoro butarimo ibyaha. Amen. Imana ribaho umugisha, turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe, turabakunda. Imana ibaho umugisha, wakoze kuntumira nanone wakoze kuza kandi uzagaruka. Imana iguha umugisha. So bye.